sigaho satani reka kudutera ubwoba uwatuneshereje arahari nuko watugusha ntituzarambarara kuko dufite umutabazi sigaho satani reka kudutera ubwoba uwatuneshereje arahari nuko watugusha ntituzarambarara kuko dufite umutabazi nuko wagusha abaririmbyi ababwiriza nabo ukabagusha abayobozi nabo ukabahuma amaso ijuru rizadutabara nuko wagusha abaririmbyi ababwiriza nabo ukabagusha abayobozi nabo ukabahuma amaso ijuru rizadutabara yewe satani nugutugusha mu byaha yesu azatubabarira kandi nubwo watwica ese yesu azatuzura nagaruka tuzajyana nawe yewe satani nugutugusha mu byaha yesu azatubabarira kandi nubwo watwica ese yesu azatuzura nagaruka tuzajyana nawe nuko wagusha abaririmbyi ababwiriza nabo ukabagusha abayobozi nabo ukabahuma amaso ijuru rizadutabara nuko wagusha abaririmbyi ababwiriza nabo ukabagusha abayobozi nabo ukabahuma amaso ijuru rizadutabara bakunzi b'ikiganiro wowe ubibona ute uyu ni wa mwanya twabasezeraniye ko tuzajya tubazanira abantu banditse ibigwi ndetse bagiye bakora ibintu bitandukanye cyane byiza bagiye bahanga indirimbo ndetse zigakundwa na benshi ni muri ubwo buryo rero muri kubona umutumirwa imbere yanyu rwose kuri screen zanyu uyu mutumirwa ngira ngo nta munara utamuzi muri iki gihugu rero twahuriye i Musanze mu ntara ya Kigombe mu itorero rya Kigombe aho twahuye muri korali yateguye igitaramo yitwa Last Voice Family Choir iyo rero ni korali rwose nayo yakoze ibintu byiza ariko tutizimye mu magambo reka umutumirwa wacu dutangire abasuhuza abibwira amazina ye ndetse atangire tuganira namwe mwese mumureba Imana ikomeze kubaho umugisha cyane reka tumwakire murakoze cyane nitwa Nzabonimpa Augustin uraza kongera ijwi nitwa Nzabonimpa Augustin nkaba ndi umuririmbyi muri Light Family yego nibyo kuko nk'uko mubivuze yego twaje Ikigombe ni ukuri batumiwe na korali yitwa Last Voice yego yo muri iryo torero rya Kigombe ntara ya Kigombe yego tuza kwifatanya nabo mu gitaramo kuko bafite gahunda yo gushyira ahagaragara alubumu yabo ya kabiri ya kabiri na audio ya kabiri muri make nuko twaje kandi nishimiye kuza guhurira namwe hano muri icano y'umuvandimwe aho yifuje ko tuganira nanjye ndabasuhuje amahoro y'Imana bane nawe amen Auguste rero twishimiye guhura nawe kuri icano ya DDK TV Gospel Show kugira ngo dusangize abakunzi bayo ibikorwa byanyu nka Light Family. Light Family ni korali rwose yaririmbye neza ahantu mwebwe mubikora mute mu myitozo yanyu bimeze gute ko mbona performance ziri hejuru cyane ibi bintu mubikomora he ni Imana gusa yego nta kindi bakora gukora ibintu nk'ibi ngibi yego ndetse gufashwa n'Imana amen cya kabiri nuko dufashwa no gukora imyitozo kenshi yego bishoboka ko turepeta gatatu mu cyumweru
gatatu mu cyumweru cyumweru ntabwo ari iminsi mikeya, ntabwo ari iminsi mike mu ntabwo ari iminsi mike, kandi ubwo muri icyo cyumweru Yego. mu minsi itatu dukoreshamo amasaha 5. amasaha 5 iyo minsi itatu yose cyangwa umwe mu cyumweru? oya ni ukuvuga ngo dukora jeudi, Yego oya ntabwo ari jeudi, dukora mercredi, yego tugakora ku isabato, tugakora na dimanche. Ku isabato nta gahunda dufite, yego ubwo ku isabato tuba dufite amasaha 2, ku cyumweru tuba dufite amasaha 2, mu mibyizi tuba dufite isaha imwe yonyine. wow. ayo masaha rero niyo adufasha kugira ngo dushobore guhuza amajwi kugira ngo nitujya gutarama bigende neza. Abakunzi b'iki kiganiro rero bari gukurikira indirimbo mwaririmbye muri kino gitaramo, indirimbo nziza cyane, indirimbo irimo amagambo avuga ngo nubwo abayobozi nabo bahuga cyangwa se bikabananira ariko mwebwe ntabwo muzacogora. Hari ahantu washatse kuvuga ikintu nk'umuhanzi wahanze iyi ndirimbo? icyo nashatse kuvuga Yego ni ukugaragariza abantu ko turi ku rugamba, yego kandi uru rugamba duhanganemo n'umwanzi, umwanzi witwa Satani. yego Ati Satani yanga ibyiza, yego rero nubwo yarwana akagusha abaririmbyi yego ndetse ababwiriza nabo akabagusha, yego yanaba ngombwa n'abayobozi bamwe akabahuma amaso, yego ijuru rizatabara, ijuru ryo rizatabara. Uko Iriya byagenda ndirimbo kose waba waranditse uri rizatabara. muri mood imeze gute bwana Auguste? Ntabwo namenya uko byari bimeze, ariko Yego. ndibuka ko uwo munsi nari mu nzira njya mu materaniro ya mu gitondo niba kure, aza kuza amagambo ndayavuza, aza kuva mu birori, nuko byagenze. Ntabwo muri korali Red Family haba hari ibikomere byaba byari birimo ku buryo wavuga uti iyi ndirimbo rero ngiye kuyandika kubw'ibi bikomere cyangwa ingorane ziri muri iyi korali? oya igihe nta n'ibikomere byari byakabayemo. korali nibwo yari igitangira, korali yari ikiri mu ntangiriro mu myaka ibanza. Iyi ndirimbo none imaze igihe kinini bwana iri Auguste, mu ndirimbo za mbere. ko mutajya mukunda kuririmba kandi ari indirimbo nziza? turayiririmba, yenda uyu munsi nuko twayiririmba uhari, Yego. ariko turayikunda kandi tuyiririmba kenshi. Wow, bakunzi rero b'ikiganiro, wowe ubibona ute? Muze gukurikira ino ndirimbo kandi mbasaba ngo muze kwerekera ku rubuga rwa Right Family rwa YouTube, rwose mufollowinge, mukore subscribe, like na comment kugira ngo ibihangano byiza Right Family ifite mujye musangira nabo, tubereka yuko muri kumwe nabo. Murabizi neza ko ariyo mpamvu yacu, niyo mpamvu tuganiriza abakunzi b'ikiganiro kugira ngo rimwe na rimwe nabo bajye banyurwa no kubona uburyo tubakurikira ndetse n'uburyo dukora komenti dukurikira n'ibihangano byabo. Bwana rero Auguste, iki gitaramo wakibonye ute? Twese twijije nka Right Family. Mu by'ukuri iki gitaramo cyari cyiza, cyari cyiza cyane. Nashimire Last Voice, iyo korali yagiteguye, mu by'ukuri yagiteguye neza. Ubuhe buryo? Nabashimiye ko batumiye amakorali, ibyo ubwanjye nikundira. Wow. Kuko niba nahahuriye n'abakurikiye Yesu, babona abavandimwe, bahahuriye na korali hano Kigombe nanone dukunda yitwa Intwari za Kristo. Intwari za Kristo ni korali dukunda kandi nziza. Twahahuriye nyine na Last Voice n'impanda iheruka. Yego. Urumva izo korali zose rero kuba zari zihari kandi zagize n'umwanya wo kuririmba. Yego. Urabona ko ibintu byabo byari biteguye neza kandi byari biryoshye. Mbashimire ko bari bafite na sonorizasiyo nziza rwose, uvuga neza. Uravuga iki kuri publike yari ihari? Mu by'ukuri publike ni urabona ko mu mpande zose haba hari ibitaramo bitandukanye, wowe urabibona ute ku bantu bitabiriye? Publike yariyo, ikigaragara cyo nuko bashoboye gukora publicité zihagije. Ikigaragara cyo amakuru yageze hirya no hino, ko natunguwe no guhurira n'abantu hano tuziranye batuye ku mupaka. Of course, njyewe nahuye n'umuntu wavuye mu Mutara, abandi bavuye mu Kinigi, abandi bavuye hehe. Ikigaragara cyo iyi korali yashoboye kubyitwaramo neza, imenyekanisha igitaramo cyane. Bwana Auguste, nk'umuntu w'umutoza, umuntu uyobora amakorali, we wakurikiye ute performance z'amakorali yaririmbye hano? Wazibonye ute mu by'ukuri? Ko hari n'izo tuzanyuzaho
watubwira utuntu wenda twakosorwa cyangwa se nk'umuntu w'umutekinisiye umenyera ibintu by'imiririmbire kandi ubibayemo igihe rwose twese twemera. ngira ngo biragoye ko umuntu yakwinjira mu mitoreze y'andi makorali. Yego. yenda ngo agaragaze ngo habaye amakosa habaye ibi, ariko icyo nshima Yego. nuko muri rusange performance y'amakorali yose yari nziza. Yego. baririmbye neza, biragaragara ko baje biteguye. niba hari n'ako umuntu yakosora, niba ari n'inama umuntu yatanga cyangwa yajya mu gikari, ariko nta bintu nabonye bidasanzwe wavuga ngo korali iyi n'iyi ntabwo yaperformance neza. performance y'amakorali yose yari nziza. Wow, mwabyumve. icyo nabifuriza Yego. ni ugukomerezaho ndetse buri icyo tuba twifuza ni ukurushaho. Mu by'ukuri twahahuriye n'amakorali atari makuru cyane Bwana Auguste. nka korali Last Voice wayivugaho iki imaze imyaka 6 yonyine ivutse? ikigaragara mu by'ukuri uburyo umwana uzaba umugabo umubona akiri mutoya. Yego. abantu bashobora guhagurutsa abakurikiye Yesu, bagahagurutsa Life Family, bagahagurutsa intwari za Kristo, bose bakabahuriza kuri stage. Ni ikintu kigaragaza ko aba bantu bafite gahunda ikomeye, ntabwo bazatinda gukora ngo babe bakuze. Wow, uyu rero yari Auguste, umutoza wa korali Light Family, korali ibarizwa ahantu hitwa Makoro mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndetse bakaba baririmba indirimbo nyinshi zitandukanye. Baraziririmbye kandi turaza kuzibashyiriraho nazo muzirebe. Ni ukuri turabakunda. Bwana Auguste, turagushimye. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Murakoze kugira icyizere. Oya rwose ni ngombwa kuko abantu b'abarigende burya nuko wenda mu muco wacu wa Gikristo ntabwo bikunda kubaho ko umuntu bamusingiza bavuga ngo uri iki n'iki, ariko burya tujye dushima umuntu akiriho gusa. Burya ni umuco mwiza, ni ukuri warakoze. Dushingiye no kuri iyi ndirimbo tuganiriyeho, turi buze kwikira n'izindi nyinshi ngo inanane arariri maso biteguye gutabara n'ibihe bikomeye ntabwo ridutererana oya abamubyago no mu makuba ntabwo ritwirengagiza mu bihe byamera kose ijuru rizatabara. Wow, mwabyumviseho ni indirimbo bagiye bategura nyinshi cyane kandi zanyuze mu maboko y'uyu mugabo. Rero tujye dushima Imana kandi dushime n'umuntu impano Imana yamuhaye akibasha guhumeka, amenye ko nawe mu by'ukuri yakoze ibintu byiza. Auguste, buriya waba ubizi yuko waba warakoze ibintu byiza? ndabizi ndabibona. Yego. Iyo uririmbye ukabona abantu barishimye, Ni ukuri. biba bigaragara ko icyo kintu wakoze ari cyiza. Ndabizi rero Ni ukuri. nk'uko bimbwira n'abandi barabimbwira, Ni ukuri. kandi nanjye mbona ari byiza. Amen. Mwese mwabyumviye rero, uyu mugabo ni umugabo wagiye yandika amateka mu buryo butandukanye. Ni ukuri turamushimiye kuba yaduhaye umwanya wacu, kandi namwe mubasange ku rubuga rwa Light Family, mukore subscribe, like na comment, kuko nizo ntego zacu kugira ngo nabo bajye bagira ishyaka ry'umurimo, kuko babona natwe tubakurikira mu buzima bwa buri munsi. Auguste, Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane Didi. Ni ukuri Imana iguhe iguhe umugisha. Amen. Yego. Haleluya, indirimbo ndayibatuye ibashimishe. ijuru rihora riri maso